Twakomeje rero n'umukire w'umumiliyoneri byakomeje kugorana bikomeza kuba ingorabahizi kuri Cedric n'uwitwa Alisa. Iby'ubukwe bwe bikomeze kutavugwaho rumwe ndetse bikomeje kuba byagurana, ariko kuri bo gahunda ni ugukora ubukwe bakibanira kandi bakabana akaramata. Rero twaje kubona uwitwa Alisa nyuma yo gukatirwa na papa we amubwiye yuko adashobora kumuhereza umugisha wa kibyeyi kuko ibintu arimo gukora adashobora gushyigikira ikinyoma, cyane cyane ko ni umupapa rwose adashobotse kandi atanasobanutse. Umuntu utabasha gushyigikira umwana we buriya kenshi nta kamaro aba anamufitiye, abaheruka kumubyara gusa. Rero Alise yasohotse ababaye cyane niko gukubitana na Dani aramubaza ati ese bimeze bite Alise, ugeze hano gute? Mwibuke ko Dani we yarazi ko ari kwa Cedric, avuga ati waje hano gukora iki, wageze hano ute? Undi aramuga ati nafashe umwanzuro yuko ngomba kuza hano nkabwiza papa ukuri, nkamubwiza ukuri, ariko na n'ubu ngubu aracyanangiye umutima. Ati rero ubu ngubu ngiye kwigendera kandi ntabwo nzagaruka. Dani aramubwira ati ese ugiye kujya he? Uvuga ko utazagaruka, ugiye kujya he koko? Wareka kugenda? Ati ubwo ugiye kujya hehe? Ati urabizi ko hano ariyo famiye ufite. Ati rero ati ntabwo ushobora kugenda ngo ugende gutyo. Undi aramubwira ati njye nabwiye na papa yuko mwiteye Cedric. Ati ibintu birimo kugenda, ndimo gupanga ubukwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati rero ntabwo arimo kubasha kunyumva. Amubwira byose arimo kurira, agahinda kamwishe. Arangije Dani aravuga ati nyamara uzi kubitekerezaho. Arangije aragenda. Dani ava aho ngaho. Ako kanya uwitwa Gihozo nawe araza, ariko azana ya miteto ye, ariko Alise ntabwo yari ameze neza, ntabwo byakunze, ntabwo byamukundiye. Yagaragarije n'uwitwa Gihozo yuko ababaye cyane kandi afite agahinda gakomeye cyane. Gihozo agerageza kumubaza ese ufite ikihe kibazo, bimeze bite? Undi aramubwira ati ikibazo mfite wowe uracyari umwana, genda ubaze Dani, nta kibazo arabikubwira byose. Ati ndagiye kandi ushobora no kutongera kumbona, ndagiye nyine ngiye ubutazagaruka. Agahinda nawe uwitwa Gihozo arakagumana nawe gakomeye cyane. Alise arangije arigendera, aragenda. Rero twaje kubona Alise mu gihe arimo gusohoka, igihe cy'umuntu rwose kitaragera rwose, babicanyi bahise bamugenda urunono bagiye kumufata. Nibwo uwitwa Shalomo yakoze igikorwa cyiza twese cyadushimishije, akajeste kameze neza, kameze fresh ko gutabara uwitwa Alise. Kandi Alise ntiyanabimenya kuko yatangiriye b'abahungu barahagarara, bibaza uburyo umuntu baba barishe arimo kugaragara. Yabakubise rwose, cyane cyane ko witwa Shalomo ari umusore, yabazinze arabakubita. Arangije muri ako kanya niko guhamagara witwa Gihozo, aramubwira ati Gihozo uri hehe? Ati ko ngushaka. Ndamubwira ati kanze nkurebe. Twese tubona rero ako kanya Alise agera kuri Cedric, amutekereza inkuru yose ko yagenze. Aramubwira ati papa na n'ubu ngubu aracyanangiye umutima, biracyakomeje kugorana, gusa nta kintu na kimwe kiri buhagarike ubukwe bwacu. Ati ntako nagize, ati nashaka azaze mu bukwe bwacu cyangwa nabuzemo. Cedric aribaza, anakomeza aribaza, natwe aricyo twibaza. Aribaza ati ese ubundi uriya musaza namutwaye iki ku buryo adashobora kudushyigikira, adashobora kunshyigikira? Uriya musaza namutwaye iki? Cedric nk'umuntu w'umugabo aravuga ati ushobora gusanga nyine nuko atanzi, ariko namara kumenya akansobanukirwa, byose ndatekereza ko bizagenda neza. Ati Alise ati bazi ko nanamubwiye yuko mutwitiye, ariko aravuga ati nubwo naba nwite ndigeze he, ntabwo ashobora kumpereza umugisha wa kibyeyi. Undi aramubwira ati nta kibazo nubwo ataguha umugisha, kuko Imana yacu, Imana dusenga izaduha umugisha. Ati aho gupfukama ngo usengere,
umuhungu mwiza rwose. Cedric arasenga, asengera ubukwe bwabo, asengera umufasha we, umugore we, nubwo bitarajya imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, ariko iyo umuntu agutwitiye mukunda rwose, mukundana, aba ari umugore wawe. Arasenga biragiza Imana, kandi nta mugisha urenze uw'Imana, nta mugisha urenze uw'Imana. Ntago n'abadafite ababyeyi bakora ubukwe bagashakana kandi bakagira ingo zikomeye, kandi nta n'uvuma w'Imana itigeze ivuma, ntagire uzakubeshya, nta n'uvuma w'Imana itigeze ivuma. Rero aho ngaho twavuye turangije tubona uwitwa Shalom kubitana n'uwitwa Shalom yabanje kwivugisha avuga ati uyu muziranenge ntabwo nshobora kumwereka aba bantu ibi bintu. Ubwo banze bavugaga witwa Gihozo, kuko Gihozo yahise ahagera aramubwira ati ngaho se winjira ko watinze ngo kwinjira, kandi mwibuke yuko Shalom nyine yatinze ari uko arimo gufata abantu bamugiye nabi kandi anakiza uwitwa Alice, nubwo Alice we atigeze abimenya. Rero Shalom yarimo gutekereza umutima ati rero aka kanya ntabwo nshobora kujya mu rugo. Mwibuke ko agomba kujya kuvuga ibintu byose abibwira papa Alice, akamenya ukuri, wenda akamenya ukuri kose. Rero yabwiye Gihozo amuga ati rero ntabwo aka kanya ariko kaba ari keza, ati reka ngende nzagaruke ubutaha, ati kuko undi rero ntabwo yagize anamutindira, amubwira ati okay, nta kibazo n'ubundi wowe nashaka ko ubivuga ahari yagiye. Ubwo yavugaga Alice, nashaka kubivuga ahari n'ubundi yagiye, nta kibazo ubutaha, ati kandi ugende witwararitse. Ariko ubona yuko n'uwitwa Gihozo afitemo akantu k'urukundo akundamo Shalom. Sinzi niba mwayibonye ako kantu mwakitegereje, kaka geste mwakitegereje. Aho ngaho rero twavuye tongeye twibonera uwitwa Lucky ari kumwe na Tricia, bari mu rukundo rumeze neza, barimo kuvugana ibyabo by'urukundo. Aho ngaho sindi batinde, wabonaga nyine Tricia arimo kumubwira ati hano ibintu noneho bisigaye ari amahoro, ati nimba ari uko hajemo umusirikare, undi avuga ati reka njye nawe n'umusirikare, njyewe ndi batera amajoke, ariko ubona harimo urukundo. Aho ngaho twaje kubona uwitwa Shalom yafashe babagizi ba nabi, abamereye nabi, arimo kuvuga ati mwege mugomba kumbwira uwabatumye, mwese mugomba kubimbwira, mugomba kumbwira uwabatumye kunyica no kwica Kami ndetse no kugira nabi abantu. Ati mugomba kubimbwira mwebwe, ntabwo muri muncika. Ati mwe muzi ko muri buncike, mwamfatanye cyagiye ndwaye kuko bandasha amasasu, mwari muzi ko muri buncike. Ati muraje murambona. Twaje kubona rero ako kanya witwa Dani nawe ku bintu bitagenze neza, yari arimo kubwiza ukuri papa, arimo kumubwira ati ibintu urimo gukora ntabwo ari byo papa, ibintu urimo gukora ntabwo ari byo, ntabwo ukwiye kuba witwara kuriya ku mwana wawe waje amaze n'igihe kinini adahari, warangiza ukamwitwaraho kuriya, rwose ntabwo ari byo, urimo kwitwara nk'inyamaswa. Papa we aramureba aravuga ati urimo kuvuga ngo urimo kwitwara nk'inyamaswa? Ati ni inyamaswa. Ati urimo kwitwara nk'inyamaswa papa? Ati ibi byose si ubunyamaswa? Ati baze nka mama naramuka amenye yuko umwana we yagarutse ariko agasubira ameze kuriya, ati ntabwo wagakwiye kuba witwara gutya. Kandi koko ariko nk'umusaza utabasha gukosoka, udashobotse, yifashe rwose akubita umuhungu w'urushyi, amukubita urushyi. Umuhungu w'umugabo ntabwo ari byo. Arangije Dani arihagurukira arigendera. Twese tubona rero uwitwa Shafi yari yahagurutse yasizoye, yahuye n'uwitwa Aria, niwe watumaga Aria, niwe washimuse umwana wa Aria. Muri make ibintu byose tumaze kubona noneho ubiri inyuma yuko ari uyu musore witwa Shafi. Ese witwa Cedric, witwa Shalom, witwa Cedric, witwa Shalom namara kumenya yuko uyu muhungu ndetse na Aria ari we babirimo, biraza kugenda biti? Twaje kubona rero Shalom nako Aria arimo kuvuga ati ngiye gukora ibintu byose, nta kibazo, ndabyitaho, mbyiteho uko bigomba kuba biri. Arangije nawe arya urushyi. Abantu hano bakubiswe ikintu bitwa inki, bitwa urushyi rumwe rukomeye cyane. Ati rero
ni uko nguko byagenze. Twaje kubona rero witwa Shalom afata gaze na peteroli avuga ati rero mwa basore mwe ngiye kubatwika, mutambwira uwabatumye ndabatwika. Ese abasore baremera gushya, baremera gutwikwa? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukora subscribe kugira ngo ibintu bikurushaho kuba ubutamu.